nkeneye ni ngewe ushinzwe guhuza Mani Power n'umukobwa w'umuzungu umukobwa avuga igifaransa gusa ngiye ngerageza gutuma Mani Power avuga n'uwo muhungu no Mani Power arashaka gahunda circumstance none ko ashaka gahunda za circumstance ni ngiye ngoma kumbwira ngo Mani Power il est besoin kugira ngo umuzungu kazi ahitabyumva ase kuva rya roho mudira oya njye ntabwo ndi umudira ndi mu komisiyoneri ngiye nkora agasobanuye Tam aruzi ko ndagacura bwenge buke nkuko wambwita ngubu ngiye kuguhemukira ngiye kumunga mutima wawe mukamuzi mereke yuko ubwenge mfite ushobora kungumisha hano ugasohoka ngiye kubera ikigeragezo ngiye kukuzonga nk'umusumari winjiye mu kirenge cy'umuyede barawukubita paka ikirenge cy'inyaye tegereza uzumbone yenzo kuri mu bantu bitegereza nzi uko uzabibera ukitegereza neza wabonye umuntu wafotoye uriya mukobwa wabonye ukuntu yamufoto wabonye body umubiri uko wabumeze none se uriya muntu manajye uriya muntu afotoye icupa product yacu byagenda bite ndashaka kukubwira ngo tumukoresheje mvuze gufotora icupa nta rindi niri mvuga ushatse kuvuga ngo nshatse kuvuga ko afotore product ayifotore sibyo tuyisapurayinge ku isoko ibashe bigaragare neza ariko ubonye ukuntu uriya mwana yarangiza abashyira muri digital marketing yes ariko kuki ari domain yawe kuki utabifashamo ni ukwifata ariko tukibona wa mugani wa ifata ukaramu umurenge mubwira reka mubwire urumva njye nitegere kandi ndeka mubwire manager ngira ubwenge ngira ukarafu nzuko ubushize nagwaye inama ngira ukarafu ndakubwiye ngo uriya muntu wafoto uriya mukobwa mwotote umumenye ariko ndamushaka sinzi niba wenda hari ikindi kitayaza kongeraho nk'umuntu ureberera uruganda overall mbere y'uko rero kujya gukoresha kandi anadusoreza inama bitari fine Sure. Meze gutyo. Umeze gute se? Sindi kwitegura se. Mvaga warangije. Ngumane. Ubuse mu minota 2 nabasoje kwisiga no kwambara byose. Ese wakoze makeup igiye gukora makeup uyitagwa. Misora atari bwo nyirangije nyine. Ese bari twajya mu kazi kwe. Ni sisi hana yanjye. Ndi kwitegura pe. Sheri no kwikimana y'abana amasagize pe. Reka tujye mu kazi kandi kwa dutunze. Ngira ngo urabize. Ko ndazo bastari hano gukora gake gake habaye iki. Ikibazo ufite? Ngira ikibazo ufite basi. Nta kibazo mfite sho. Ngira ikibazo ufite. Nta kibazo mfite. Ese uri gukora gake gake bimeze bite? Sheri byumye kuri umuntu njye gukobwa. Kandi yabwitse imbere yanjye. Ari barakwishyira kuri pressure ngo tugire vuba tujye ku kazi. Okay, ndabitegura kuva basi ku kazi. Vuba kandi ugomba kwakira barabagabo baza kwambika zira. Ndaje nsigaje kwambara byonyine. Nimo ko makeup nayisoje se. Ndashaka bari abagabo urumva mbabwira ko ari amapine ari meza ari amapine bari baduteje ingaro ubushize bari abantu ntabwo ndashaka bakumvika kabisa kandi ari amapine zira nimero nizo za mikiri yantuze yaho sibyo ndashaka byose bikora mu kayo kabiyamuvuga kandi nurangiza ujye kudekarara zantuze byose ndashaka gushyira ku murongo neza sibyo kandi wihuta uzusanga ku kazi kandi uzwa mu kumva Ndogira vuba vuba nzaya kazi.
Kanazi. Wagira baba shu. Sibyo? Sawa. ariko madamu urabizi no kuva na kera ngira ngo urabizi abana bacu abana biganaga n'abandi urabizi twajyaga duhura tukaganira urabizi ikintu ese ubu harya abana barigaga na he njyewe nabavanye i Buruseli nabajyanye ubu ngubu mu Bushinwa ariko reka nkubwire buriya mbega mubwiza ukuri ubwiza bwawe ntibujya bunahinduka uzi uko kuva na kera nuko umeze gusa iby'ubwiza by'abana bihuriye ariko urabona ko fesi yawe ubona ucyoroshyemo ufite ukuntu unatakataka bisa umeze neza ntabwo ujya uhinduka wowe abana nibo twari turi kuvuga uzanye iby'ubwiza none se sibyo mbere ya byose ukiri kumwe n'umuntu ukwiriye kuvuga niba ari wabona natera ishyamba rihe nijoro ukuntu riba rimeze inzobe yawe niko ibimeze kandi ubyemere ariko kuko uvuga gutya ngewe ukuntu bumeze ngewe nkubwire Rugaravu kuva na kera Rugaravu nkubwizo ariko madamu Karume ni ukuri ariko ibintu ariko ubu se iyo ugiye nko muri France cyangwa mu Bushinwa iyo ubuginze ukora business mu Bushinwa nzo kujya ujya kureba abare na France ujyana nandi nibyo washakaga kuvuga imbere hose utarambaza iby'abana cyangwa se reba skin yawe uruhu rwawe ko rukimeze nano nisiga amavuta y'Iburayi good nibyo ariko nanjye nayagura ari amavuta cyebwe Rugaravu mfite amafaranga se nabura umunyu w'ibihumbi niyo yabagura nk'ibihumbi 100 cyangwa niyo yaba 150 Madame Karume sinakutindiye si cyane ariko uyu mugabo se muri kumwe twari dufitanye gahunda none se tuzongera kuganira gutera za Rugaravu cyo kumwe sawa umunsi mwiza kandi yewe sha nta kundi niko bimeze sigaye ndeba inzega nta warukomeye ariko biranze sava komera se we umva sho rero njye nakerewe ubu ngubu tuvugane mbabare kare akadushize kukantunganiriza umugabo utaza gutaka bisanga isa nabi sibyo ndaza kukurira ngiye mu kazi reka yego kuba ngiye mu kazi watinze cyane mani nakerewe ariko urumva buse komo n'ibintu wambaye ni ibinini nibyo nahisemo kwambara ibyo she yambwiye nambaye yego babare abancunda kugurira sibyo se kambitunganye kambikurikirane kwe Sheri meze neza shana nanjye meze neza nta kibazo umva mve ngo nanjye ndagukumbuye pe ariko ujye kwitaba telefone ukabanza gushaka guhunga bimeze bite kugenda bishayisha sibyo nacyo kibaye ikibazo koko kandi wasanga ari abagabo muri kuvugana ako se sheri ubu ngubu nzagira mama wawe yanitaba telefone aba nyicaye gutya iruhande yanshyizeho ugutwi gutya ukaza akakubwira n'ibyo ntavuze sinanze ko anyicaye iruhande ariko akubwira ibintu ntavuze none nawe ngo abagabo gusa ijwi ry'umugabo wumvishe wasobanuye neza ko ari abagabo uri kwitaba ugira ngo ntaza kubumva abaye bagabo ukajya kubeshyira mama abaye ari abagabo nshaka kwitaba nabwira akamagara wagiye ndetse simba ndi kukureba kubyo so kugenda ukiraguza bagira ngo hane uri muri hishahisha nabwiye ko ikibazo ari mama wawe abaye ari abagabo nshaka kuvugisha nabavugisha kuri WhatsApp nze kumamagara wiki nese guhamagaye bakanga kumwitaba nese kujya utamwitabira mu nzu nakubwiye ngo ni ibintu byoroshye kumubwira ngo ndi mu kazi ndakuvugisha mu kanya nkamuvugisha wagiye ariko ikibazo ni nyoko kandi nawe uramuzi niwe uri gutinya se ku buryo ushobora gusohoka ugenda umeze nkaho wagira ngo uri igisambo urashaka ko tugifata ngaho nyerekana ndeko utavuganaga n'umugabo niba uri guhakana nimero z'abagabo se ziba zitandukanye n'iz'abagore nyereka nimero mwavuganaga ndeko atari umugabo mwavuganaga ninyikwereka se ninyikwereka tugasanga ari umukobwa cyangwa umugore biragenda gute mbwira njye nyikwereke ninyikwereka tugasanga ari igitsina gore biragenda gute ndahita nguha 5
bitanu ndahita ahubwo ngenda ntabwo uzongera kumbona hita yawe ibyo ntabwo biri njyewe mbwira nyiguhereze ubirebe nusanga ari umugore ndahita nzinga ibyanjye nigendere ubwo nyine ndaba mbana n'umuntu utanyizera. Okay sheri basisore shaka nizere ko kandi utababaye erega nanjye ndagufura ntukandenganye sibyo ndagukunda urabizi ariko basisore niba nitwaye nawe kushira ubu nagiye kuguhitamo kuki utavuga ati yanamisemo basi mba na proud yawe mwereka umuryango wanjye barakuzi nubwo utarabona ariko nyine barakuzi niba wanjye mukoze mama ntakuzi mama wawe umwe wanyeretse uyu nguyu umwe ariko iwacu ngiye bose barakuzi nubwo mutarabona n'amaso ko mase kubakuzi ku mafoto. Okay ngaba basisore kanegere mu kazi basihangane babarira urambabarira Okay basi mbabarira reka mbyemere sibyo sawa umunsi mwiza yarakoze hanyuma mama umwiteho nta kibazo umukurikirana ntakicwe n'inzara ntakicwe n'inyota kandi ujye ubanza umubaze buri kimwe cyose umaze urashaka iki abantu bakuze burya hari ukuntu basa nk'abagoranamo gake nk'abana gikomeza ubyihangane sheri ntugire ikibazo ndabyitaho kirasubiye sawa ndagukunda urangiye bisheri ni umuntu waruje kwishyuza amafaranga y'isuku meze neza mfasha ndi kubwira ngo ndagukumbuye sinjye uzarota tubonanye. First of all nitwa Mike. Ariko gatabo hari ikintu nashaka kubaza. Imikoranire yanyu natwe yagendaga neza pe. Ako muri aya mezi sinzi kuri muri kwitwara. Ntabwo nakumenye mwebwe bande. Ndi Mike, ndi manager waho murangurira. Imikoranire yacu namwe se hari ikibazo kirimo? Okay. Hashize amezi 3 yose. Muza gufata ibintu nimwishyuye akabari nkaka ngaka ushaka kumbwira gute yuko already ngenza no guchecking avuga ati se abantu wenda barakora business yagenda cyaba barahombye kabona yuko mwishyuye amezi 6 subwo ibyo bintu bishoboka gute Mike ibyo ntabwo bishoboka twebwe simbyumva nyine none se gute amezi 6 ashobora gushira tuza gufata ibintu hafi ya buri munsi ngo tutishyura simbizi ese urabona nazo hano n'ikinyama ntabwo mbizi ariko ngiye sinumvaga ko ibyo bintu bishoboka ubwo se mwebwe mwaba mukora gute nimba amezi 6 ashira abantu bafata ibintu buri munsi batishyura ukabuje kuri uyu munsi ariko twari dusanzwe dukorana neza ndakeka imyaka ari myinshi pe ku buryo amezi 6 ashira se abantu bafata ibintu batishyura ukaza ku kwezi kwa 6 of course ngende nabizeye mufate bano bantu n'ubundi igihe gishize dukorana ntago ari gitoya so for that ndibaza ikibazo gihari nicyo kibazo gishobora gutuma mutishyura amafaranga y'inzoga mwafashe cyangwa amafanta ushobora kumbwira ikibazo kiri hano muri no company kuri yanjye sindi no kubyumva ukuntu ibyo bintu bishoboka usibye ko njyewe nta nubwo ibyo bintu ari njyewe wabibaza okay ndi manager wa kano kabari ariko ntabwo nari mbizi ko baza gufata inzoga nibishyure cyangwa se n'ibindi bintu byose ntabwo ushobora kumbwira yuko akabari nk'aka kamageni ushaka kumbwira yuko mushaka kumara icyo gihe mutishyura nose urumva byumvikana ariko nimba ushaka ibintu byinshi kuri kwanda kurangira boss tukote ugenda mu bivugane uko ngenda umva ibyo bintu bindenze ntago mbizi nta bintu byinshi byo gutekerezaho deja mwakabaye kuba mwarageze hano kare ayo mezi yose atarashira ubu se ubundi we umbwira gute kuri umusobanurire ngo amezi 6 arashira ako se ubwo wowe urumva byumvikana koko Mike nese mukeka yuko ibyo ndimo ndavuga ndi umusazi nta audit mfite y'ibyo mwafashe cyangwa nta kibazo ndakurangira boss tukote ugenda mu biganireho ngiye ntabwo ibyo nta kintu na kimwe nagufasha ariko ubutaha namwe mujye mukurikirana ibintu byanyu ni gute se umara amezi 6 ukora buri munsi utishyurwa ubwo se urumva ibyo kandi uzi ibintu kano kabari ga consuming ni byinshi cyane amezi 6 ni menshi cyane
njyewe rero nta kintu nagufasha ndakurangira boss. Okay, none ndanakurenganya. Boss wawe ari he? Ari hepfo ku kabari, yicaye hepfo ku kabari, uramusangayo. Nuvana curangiye abahetse kuba nkubajije. No, none sinkufashije se mu buryo bwanjye. Njyewe ntabwo mfite ubushobozi bwo guhita mfata amafaranga y'amezi 6 ngo nyakwishyura. Kandi namwe ubutaha nimba musanzwe mukorana n'abantu urambwiye ngo hagashira igihe bakabishyura, mugomba gukurikirana ukanahamagara kuri telefone twakita. Ariko twarabizeye. Mwaratwizeye ariko ubuse usanze abakozi barahindutse cyangwa kakabari twarakagurishije. Nawe rero ufite muri Okay, nta kibazo. Basi genda boss agufashe ukabyarawe. Nanjye ndi mu kazi, akazi ni kenshi, genda boss agufashe. Uramanuka hariya yicaye ku kabari, namubonye, uratumubona. Uraca hano. Comment? Ça va? En forme, hein? Mbona wewe petit? Habari yako? Sawa, sio mbaya. Labda wewe vipi? Mimi niko sawa tu. Haya. Poa. Manipa, reka nkubwire, uri inshuti yanjye ariko ubu ndabibonye kuri umwanzi, nta kintu kikuri. Nta kintu kindimo uburyo ngiye nkwaye akazi ubwo kwikorera ako kababura gusukwa kurari ukakazana hano uri kumva ari ubwanzi ku note yanjye y'ibihumbi 2 nakwemereye. Nyine aka nakababura cyane ikibabo. Iki ni ikibabura? Ni ikibabura, nose kirotse nyamimwe. Yaba ari akababura cyari kotsa imishiti bireba imishiti ufite uziye ikiganza. Ariko stoka ngo bazi ikibazo kimwe. Izi nyama tuvuga ko inyama ngiye kotsa ntabwo uri buziryeho. Nkuhaye akazi ndaguha inote y'ibihumbi 2 kwikorera akababura koga kurariya gusa kuri 40 ukamanura hano. Urumva? Ariko wumva urusaku mfite inyuma uri kugenda urusakuriza imihanda yose kugira ngo bamenye ko hari ibirori ngiyemo. Urumva? Wajya unashima ubwarimwe. Ariko mani reka nkubwire. Usibye ko ari ukwirengagiza kuvuga n'ugutabuka sika abantu bajya bavuga. Nubwo watarutse ntaza aho yaguye. Ariko ngewe unataruka nikoreye n'iki kibabura kweli. None reka kweli. Ibi bintu buri kunkoresha kuko warongoye umugore w'umuzungu. Sibyo? Si wagize amahirwe ukabona umugore w'umuzungu. None ngewe nzamukura he? Ubusagize umuzungu utambuka akanyikundira nikoreye kibabura. Ntago yamakazi ko mu rugo. None utegereje ko ari umuzungu zaza agatambuka akahita gukunda. None se we wari ubizi ko aza? Ariko sha baravuga ngo mundi bavuga gutya abadafite amenyo ngo harya Imana nibinyama. Ntacyo. Ko nyafite Imana ikaba yaramaye inyama wowe urazira iki? Ubugoryi bwawe na mindset ntoya wakagombye no gushimira akazi nkuhaye gato kankubwire sto none nongera kumvugisha menshi imbabura ushira ngo ndayikorera nyijyane mu rugo nanya muri buryo ndaguha igihumbi cyangwa thanks kuko nago wabuyigeje aho twavuganya igomba kugera ku buryo hari hepfo niho hatuma igihumbi hanyuma ko ari cyo kunsakuriza uwo mwanya umaze uyikoreye akakanya nago twakabaye tugeze mu rugo nukumagarika gusa kugira ngo ujumvugisha amagambo ndakwiyamye kwanza aho bigeze nimba uri buyijyane uyijyane ndaza no kugwa kunyama. Ariko mujo reka mubwire. N'ubwo ko turi inshuti. Ukaba unyikoreza imbavu utarabona amafaranga. Reba nukira none. Uzajya ufata rwatinga waruguze rugiye kugukorera inzu uyicaremo n'umushoferi wayo nanjye nyikorera. Siko uzabigenza. Ba nakubonye. Ariko kangubaze kweri kimukunda kubera kimwanga abantu Imana yahaye ubushobozi kweri kimwanga abantu bateye imbere gato kubera Imana ubaka kantu ne imbere gato cyane kubera gushaka umugore w'icyotana nibyo bitangiye kuvugisha amagambo yose hejuru y'akazi ngwaye rubanda ndababona cyahano tugenda ariko navunitse nawe urabibo urama 250 n'inyamesha manuka hano manuka ndaguha 2500 nukore ku nyama nimwe
mwe 2,5 ukore kunyama nimwe uramo ntacyo ariko ye baba we jyana uyikubise hasi stone na bibiri na n'ibyibugande nagwa mbikubwije ukuri umuntu wikorera umufuka wa kilo jana akababura niko kakunanyesha uyikubise hasi ukanyikira umushinga w'ibiro umurizo wikise komeza urayijyana gahambi umuntu wikorera ibirayi kilo senkani akakakunanyesha nje ntabwo nyine umwikubise nawe nimbuka bijyamukira sasa urangenderese bitese ntabwo wampamagaye ntabwo wagize gute mu kazi bimeze gute naenda kabisa biragenda cyane ntabwo sawa bakiriya baraza tu baraingia inzoga baracuruza bien cyane naona mandevu zinanga ariko nawe ndabona ari sawa sawa tu naona mahana yote marapo kila kitu hapo ni sawa kabisa nta kibazo ariko hagati aho ngaho hari cyangenzaga yibanze yakugenzaga si uragenza n'amaguru se no ntabwo ari ibintu nashaka gusobanura ahubwo hari icyakinzanye uraje kusura sa unatumia hii au uko mkazi niko sawa narinje ngo mume twadufaranga kesi mwatwaye y'amafanta n'inzoga ntabwo byigize byishyura so for that reason narindi hano kugira ngo muwe mwayampa nawe ndebe ukuntu narangura kugira dukomeze imikoranire yacu neza. Mike, uko tayari? Niko tayari. Urachangikiwe kabisa. Urachangikiwe. Sa, ngenda ukufuta amafaranga. Ngiye tukote. Abasore bawe baje kuri depo bafata amakazi ya 700 ya Fanta n'amakazi ya 500 y'inzoga. Barazana barafata kesi baragenda barakwishyuye. Au nago bakwishyuye. Hago banyishyuye ni mpamvu ndi hano. Kwa nini batakwishyuye se? Sinabyuze. Barakubwira ni tukote arabahe bohereje baze bafate nani inzoga. Ba mutipe wawe bavuga yuko ari bo bohereje. Then kazo bagafata ibyo kunywa bakajyana. So ariko ndakeka yuko wariya muri kareba yuko ko bisa kose barabyanditse. Mike. Wende pole pole. Sifu. Urashaka amafaranga ya nani ya kufanya kitu pembeni yako. Kukisuri urambeshera ngewe. Ntabwo mubeshya ariko barabifashe. Ni nani warabifashe? Ninde warabifashe? Ngeke nako nzi. Urabwira uwo muntu warabifashe ndafashe ibintu ndishura cash. Kama sio cash ni check. Kama sio check natumia momo. Sasa kwa nini wewe unavuga ngo ngengo nakufasi ibintu? Stop. Je baba we. Rafika urabona uburyo nari nibagiye guhamagara inshuti yanjye koko bamenya. Nawe ntago wabinyibukije na gato. Ntago wegeze unabinyibutsa na gato koko. Nese nyina nzi ko mufitanye gahunda. Amanze muhamagara. Halo. Bame. Yo. Abite mu mwanya wanjye. Umeze uteze? Sasa bame cyangwa sto. Fata wowe banza ugende ubikurikirane manze vugisha inshuti yanjye hano. Ibiki muri cyane? Kurikirana izo gahunda ucire imishito neza cyane. Ndaje twite tuvugana kamanze mvugisha. Bame butegereje gato cyane. Kurikirana izo gahunda. Ariko mbere akazi bana. Nyine bame iyo gahunda wumvishe ni y'inyama mu rugo. Buriya gushaka umugore mwiza urumva ni nko gutunga diama cyangwa zahabu ibitseho igihe cyose wakunguka wabona ibintu byose byiza urumva atakubereye ikibazo nyina kubereye nka diama iri mu kizuru cy'ingurube ariko gusungu yuwe nkubwije ukuri nta kibazo na kimwe afite ni ya diama imwe irasa ikakurasira neza cyane ikakwereka ibintu byose ari ruzungu cyane uza amafaranga bamaye ubu mfiti note urumva muruko hari kirori madame nagiye kumukorera ikirori ibintu byose ni barabara wo ushatse waza haza kukureba aho ngaho wanyuze
ngiye nteramo udukweto nkahita nyarukira aho ngo nkahita nza nirukanka nkahita nkureba ko ntambaye neza se amavesite yanjye yose ari tayari. Reka nteramo udukweto nza nkurebe. Ndaje. Akazi kenshi kakubuza se rafiki yangu ukaza nawe tugafatanya ukareba ibyiza ukareba Imana yiguhaye umugore mwiza n'urugo ko ruhita ruba rwiza ako kanya. Ngiye nahita nza nkakureba nta kibazo. Kanze nkurebe nkwe ku mafaranga sha nkwe ku cyo bita ikuta. Ndaje. Nonaha nyisubiye mu rugo se ngiye gukora iki? Nonaha sasa hivi ndaje. Tugende mubwire. Mabusha. Tugende hariya mubwire sinshaka ko bakumviriza. Tugende mubwire. Umutekano nawe ucungiye ngwino. Ngwino ariko umutekano nawe ucungiye. Kowe komanda azajya ava gucunga umutekano nawe uhita ujyayo. Wenge nawe mareba nkibaza bari mareba iki? Umva nagira ngo ndebe ko nyine hano hari umutekano. Umutekano urahari nta kibazo. Tugomba kuvuga. Bahonsa mba mari karitse yose mari kubisemo umutekano security bye. Umva ntabwo nshaka kugenda. Kubera iki? Nawe ikibazo kirahangaho urakizi. Ikibazo kirahangaho urakizi nyine. Nyine sinshaka kugenda kandi ndashaka yuko ugumanga ukambikira ibanga. Uriya muntu uri munsi y'igitanda se ntabwo bizi. None se sinswina ngiye ngikoza kwa Mani Power. Ntabwo wagenda none se n'ibite bonsa yagenda. Baramutse baje bakamufata byagenda. None se ikibazo nyafite n'ikimwe. Mani Power afite umukobwa w'umuzungu. Usigaye kwa Mani Power. None uwo mukobwa w'umuzungu yarankeneye. Ni ngewe ushinzwe guhuza Mani Power n'umukobwa w'umuzungu. Umukobwa avuga igifaransa gusa ngiye ngerageza gutuma Mani Power avuga n'uwo muhungu. Mani Power arashaka gahunda circumstance. None ko ashaka gahunda za circumstance ni ngiye ngoma kumbwira ngo Mani Power il est besoin ko ngo umuzungu kazi ahitabyumva. Ese kuva ryari ari umudira? Oya njye ntabwo ndi umudira. Ndi mu commissionnaire. Ngiye nkora gasobanuye. Ndi umusobanuzi. Ukora interpretation. Interpretation. Ngiye ndagasobanuye hagati ya Mani Power n'uwo mukobwa w'umuzungu. Ko nijye muntu uzi igifaransa ngiye nyine. Yararebye bana muri no kayitse yose nta muntu uzi igifaransa avuga atekana itabaze bamenya ko bamenya rero umuntu wize. Ariko none ntago wagenda ngo uyijye kurishihera ku rugo ntago wasiga ibyanga bidakemutse ngo ujye gukemura ibyandi kandi uri bounce. Wibuka yuko umukandara wanjye wambaye nka kwihorera. We wandika ngiye nkagenda rwose. Ntago wagenda bamenya wagenda gutese kandi nkukeneye. Urumva niba ari wowe ugomba kuba iruhande rwanjye uri bounce ushinzwe kumenya amakuru akantu kandi ukabimenyera igihe. Urumva wagenda bikagenda gute? Mabuja. Ubu ndagukeneye ntago wagenda. Mabuja, c'est les poussières de minute. Mukungu gutu nota poussière. Nkagenda ngiye ngatangaruka nkahita nkomeza gukora gahunda zawe nkagucungira umutekano na kiriya kigabo gifite uruda. Yose yinjira ko yishakiye.